Umwuka duhumeka ugizwe n'uruvange rw'imyuka itandukanye, amazi ndetse n'amasolide, ubwo ni ibinyamabuye. Ibi byose ibyinshi duhumeka ni karemano, ariko nanone hari indi myuka duhumeka kandi mibi ituruka ku bikorwa bya muntu, nko gukoresha ibinyabiziga byiganjemo amamodoka, imirimo yo mu rugo nko guteka ndetse n'imirimo yo mu nganda. Ibi byose bitera kwandura k'umwuka duhumeka. Kwandura k'umwuka ni igihe umwuka duhumeka uba wivanzemo ibindi binyabutabire ku rugero rushobora kwangiza ubuzima bwa muntu ndetse n'inyamaswa. Muri iki gihe buri muntu wese asigaye yifuza gutunga imodoka akayigendamo kurusha uko yatega imodoka rusange. Ese byagenda bite igihe miliyari zisaga 7 z'abantu batuye isi twese turamutse dutunze imodoka? Ese hari ingaruka byatugeraho nk'abatuye isi? Ese ahubwo nta ngaruka zatangiye kutugeraho? Ibi ndetse n'ibindi bibazo waba wibaza kuri iyi ngingo ndaje tubive imuzingo mu kanya gato. Ndabashimiye kuba mukomeje gukurikirana iki kiganiro. Turi tariki ya 19 ukwezi n'ukwa munani umwaka ni 2019. Ni saa 9:49 hano i Kigali. Ndebeye mu birahure bya studio nicayemo harashyushye cyane, kandi hari izuba ryinshi. Imodoka ni nyinshi mu mihanda, buri wese uri kugenda n'amaguru ndabizi neza ari kwifuza ko ari kuba ari kugenda mu modoka nk'izo ari kubona abandi bagendamo n'abaticwa n'izuba. Bahaye ikaze mu kiganiro The Genius cy'uyu munsi. Uyu munsi turaganira ku kwifuza imodoka kwa buri muntu utuye isi, ndetse turebere hamwe n'ingaruka byamaze kutugeraho. Ikaze mu isi y'amamodoka. Ese ni kubera iki wowe nanjye twumva turarikiye cyane imodoka kugeza naho bamwe muri twe iyo babonye akazi keza umushahara wa mbere bahitamo kuwuguramo imodoka? Ntangira iki kiganiro hari saa 9:49 z'igicamunsi. Bivuze ko byari saa 12:49 za mu gitondo mu mujyi w'abamarayika i Los Angeles. Mu bwiza ukuri muri aya masaha hari abakiri mu tubyiniro baraye babyina, yewe ntibanamenye ko bwanakeye. Haba inzu zo kubyiniramo, ibyo benshi bita night clubs mu ndimi z'amahanga. Ziba zarubatswe ku buryo umuntu urimo imbere atamenya niba bwakeye cyangwa bwije. Nta rusaku rwo hanze yumva, yewe n'izuba ryo hanze ntaribona. Muri make mbese abari mu isi, aba bantu bajya kuza abenshi baje batwara amamodoka yabo yiganjemo amavoiture karundura ahenze cyane, agizweho nka za Ferrari, Bugatti, Porsche, Lamborghini ndetse n'ayandi atandukanye. Abandi bake bateze amataxi voiture yo ku mihanda. Abandi bahisemo kuza n'amagare yabo kuko ibinyabiziga biba byabaye byinshi kugira ngo birinde umubyigano. Ariko nanone hari abandi baje n'amaguru. Yego koko nibyo, wowe ukurikiye iki kiganiro ndabizi niba nta modoka ufite, nawe ufite inzozi zo kuzatunga imodoka ejo cyangwa ejo bundi. Gusa ibi byose bizatugiraho ingaruka, kandi zimwe zatangiye kutugeraho. Kubera imodoka nyinshi ku isi, habayeho guhumana kw'ikirere bitewe n'imyuka nka dioxide de carbone yabaye nyinshi mu kirere iva mu binyabiziga byacu ndetse n'inganda, bigatera icyitwa global warming. Global warming ni ukwiyongera kw'igipimo cy'ubushyuhe bwo ku isi bitewe n'ibyuka byoherezwa mu kirere. Ibi byuka byoherezwa mu kirere bikora icyitwa greenhouse gases. Iyi ni imyuka yiganjemo dioxide de carbone iva mu nganda, mu modoka, yewe kugeza no mu gikoni ku batekesha inkwi ndetse n'amakara. Iyi niyo mpamvu leta y'u Rwanda idushishikariza gukoresha gaz igihe duteka. Iyo dioxide de carbone rero ifata ubushyuhe buri mu kirere cy'isi ikabutangira, aribyo bitera kwiyongera k'ubushyuhe hirya no hino ku isi. Reka mbigusobanurire neza. Iyo izuba rirashe, imirasire yaryo iraza ikagera ku isi. Iyo igeze ku isi ikikubita ku butaka, habaho icyitwa reflection. Reflection ni nka kwa kundi ufata agapira k'agatenesi ukakadunda hasi. Iyo kidunze hasi karongera kakagaruka mu ntoki zawe aho kavuye.
impamvu biba ni ukubera reflexion nanone ni nka kwa kundi wireba mu kirahure ukabasha kubona ishusho yawe wowe nyine wowe uri kwireba. Ibi byose ni ukubera reflexion. Iyi reflexion rero niyo ituma ya mirasire isubira hejuru mu kirere aho yaturutse. Ku isi rero kubera ya myuka ya greenhouse gases navuze tugitangira yiganjemo dioxide de carbone, itangira ya mirasire y'izuba ikayibuza kuzamuka isubira aho yaturutse ku zuba. Ibi bituma iguma mu kirere cy'isi, akaba ari byo bituma ubushyuhe bw'isi bukomeza kwiyongera. Uku kwiyongera k'ubushyuhe bw'isi byatumye akayunguruzo katurinda imirasire myinshi y'izuba kangirika. Ngira ngo ibi wowe ukurikiye iki kiganiro urabyumva neza, kuko nta gihe isi yigeze igira ibipimo by'ubushyuhe bihindagurika kandi biri ku rwego rwo hejuru nk'ibyo iri guhura nabyo muri iki gihe. Gutunga imodoka byatumye habaho gukoreshwa ingufu nyinshi z'umutungo kamere w'isi. Kubera imodoka nyinshi ku isi, ubucukuzi bwa peteroli bwariyongereye. Peteroli ikorwamo ingufu nyinshi guhera kuri benzene itwara indege, yewe no kugeza ku bisigazwa bakoresha buji zo gucana cyangwa umushongi mwongera mu mavuta yo kwisiga uzabona yanditseho ngo petroleum jelly. Imitungo kamere y'isi imwe izashira, ariko harimo n'itazashira. Urugero nka peteroli izashira, ariko ingufu zikomoka ku zuba ntizizashira. Yego zishobora kuzagabanuka ariko ntizizashira. Kugira ngo habeho peteroli ikorwamo essence dushyira mu modoka zacu, ntabwo bisaba igihe gito nk'uko tubona fanta bizisaba igihe gito ngo zibe zimaze gukorwa no gushyirwa mu macupa ubundi zive Igisenyi zigera i Kigali ngo natwe tuzinywe. Nta nubwo bisaba igihe gito nk'uko tubona uruganda rukora amabati birusaba igihe gito ngo rube rurangije gukora toni y'amabati. Kuri peteroli nibura kugira ngo amatoni n'amatoni y'ibisigazwa n'imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibikanka by'inyamaswa zapfuye bibashe kujya mu nda y'isi aho bigenda bikikoramo peteroli, bisaba nibura imyaka itari munsi ya miliyoni 10. Yego kuko nibyo. Peteroli iva mu bisigazwa n'imyanda y'ibinyabuzima biba byarapfuye, aho igenda ikajya mu nda y'isi, uko imyaka igenda ishira bikagenda byikoramo peteroli. Nibura imyaka itari munsi ya miliyoni 10 niyo bisaba kugira ngo peteroli ibashe gukorwa. Dufite ibibazo bikomeye cyane kuko nta gihe isi yigeze ikoresha cyane umutungo kamere wayo nk'iki gihe, kandi uwo mutungo kamere ushobora kuzarangira mu gihe gito. Imodoka benshi dukunda ziri mu ziza ku isonga mu gutuma habaho ikoreshwa rinini cyane ry'umutungo kamere w'isi utarigeze ubaho mu binyejana byashize. Kugeza ku mashanyarazi ari aho mu rugo iwanyu bitumye ubasha gucomeka telefone yawe cyangwa radiyo uri kumvira iki kiganiro, byose ni ukubera peteroli. Ibi bivuze ko mu myaka iri imbere dushobora no kuzaba mu mwijima, aho nta matara tuzaba tubona nk'uko abasokuruza bacu bari babayeho. Ibi byose ni ukubera imodoka zizaba zarakoresheje peteroli yose, ku buryo na moteri zo ku ngomero zitanga amashanyarazi zizaba zarabuze na ka peteroli gakeya ko kuzicana ngo zitange amashanyarazi. Ibi byose ni ukubera imodoka ikiremwa muntu kiremeye. Bimwe mu bihugu byatangiye politiki yo gukoresha imodoka zikoresha amashanyarazi, electric cars, bikagabanya izikoresha peteroli. Yego nibyo pe, izi modoka zikoresha amashanyarazi nta byuka bihumanya zohereza mu kirere nk'izikoresha peteroli. Ubusanzwe imodoka zikoresha amashanyarazi ni imodoka nk'izindi, gusa ahajya moteri isanzwe bahashyira moteri ikoreshwa n'amashanyarazi, amashargeur yo gucomekaho ndetse n'imigozi myinshi itwara amashanyarazi. Ibi byose bituma imodoka zikoresha amashanyarazi ziremera kandi zigahenda kurusha izikoresha peteroli. Ibi bivuze ko atari buri wese ushobora kwigondera izi modoka kuko zirahenze cyane. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko kubera kwiyongera kw'imodoka nyinshi ndetse no kwiyongera kw'abazitunze byagiye bitera indwara z'umubyibuho ukabije. Iyo uri kugenda n'amaguru umubiri urashyuha. Iyo umubiri ushyushye utwika ibinure biba byariyometse ku ruhu. Ibi binure iyo bibaye byinshi nibyo bituma tugira umubyibuho ukabije, obesite. Iyo umuntu ahora agenda mu modoka rero aba afite ibyago byinshi byo kugerwaho n'umubyibuho ukabije, kuko ntago ahura na bwa bushyuhe umuntu ugenda n'amaguru ahura nabwo, ari bwo butuma butwika bya binure. Kugira umubyibuho ukabije ubwabyo ni urupfu, kuko abantu bafite umubyibuho ukabije nibo bibasirwa n'indwara z'imitima n'umuvuduko w'amaraso. Ndabashimiye kuba mwakurikiye ikiganiro The Genius. Ikiganiro The Genius naho ubutaha.
nkwibutsa ko kandi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro utubwira ibyo wifuza ko twazaganira mu kiganiro cy'ubutaha. Naho ubutaha, hasta la vista, nyagasani abarinde.